ikihe kibazo ufite? Urabona biriya byana ndera, nyina wabo urabizi ko byagenze nyine uko namwishe. Burya rero ntugire ngo nishakiraga imitungo, wari ukabije kunjyana abagabo. Iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye ngira ute mwica. Amakuru urakomeye? Urakomeye? Wariye? Nariye. Ufite imyaka ingahe? 12. Wari unzi? Oya. Ntabwo unzi? Subire gukina n'abandi bana sibyo? Merci. Nibamara kumuniga bakamuta mu iriba, leta ikazakora autopsy bagasanga umwana bamusanze mu iriba, bagasanga baramunize. Ntibizagukururukaho. Nyamwe ibyo bikorwa iyo afite umuryango ukemera ko igira ute babikora, kandi umuryango ufite wibuka ko ari njyewe. Urumva nasubiza iki? Kagashwari ngo ni Mugisha uyu munsi karapfa. Sha umva, nanjye nagera kuri za nzozi zanjye, ya mitungo ngiye guhita nyifata na ya moto. Ubu ikigaragara cyo ngomba kurara nshatse umukiriya ahubwo. Bareka tukigendera tukava muri ruriya rugo birirwa badukubita buri munsi. Ese tuzajya he? Tuzajya i Kigali. Kigali se tuzasangayo nde? None se tuzahora muri ruriya rugo birirwa baduhondagura buri munsi? Tuzagumamo nibashaka bazatwice ko tutagiye kuba i Kigali aho tutazi. None se urumvishe se ngo n'imihanda ya Kigali iragoranye, wamenya ujyayo? Bareka se tukazigendera cyangwa tukaziyica? Kwica ntabwo nzi kwica. Mugi ntabwo urambuye guhora dukubitwa buri munsi, uzi ko haza n'abagabo bakadusora mu mvura. Tujye dusohokamo nta kibazo. Ikibazo ubwo niturwara nta kintu tuzaba. Ubwo niturwara nta kintu tuzabaho. Kuri ndumvira ngo Imana ishobora byose, twabaye dufite Imana ibiri. Imana nuko igihe cyacu kitari cyagera ngo izidutabare. Se hari undi muntu waba uzi Imana yatabaye? Ati barahari nuko nanjye natabaza. None se twebwe duhora iki tutadutabara? Nuko igihe cyacu kitari cyagera. Kizagera ryari? Ni Imana yateganyije uwo munsi igihe kizagerera. Abandi bana bafite ababyeyi babana buri munsi, twebwe Imana izadutabara ryari? Hari umunsi Imana izaza ugasanga iradutabaye, itujyanye nk'ahantu heza, turakuze turakize. Wa wundi waduhemukiraga abaye wamukira, akajya aza kudufunguzaho ariko atatuzi. Imana ubwo bw'izaba yaradutabaye. Koko kuki utarambwiye ko ugiye kuza? Rero nkubwize ukuri, nta kintu na kimwe nakoze.
ariko misiyo ya ferinzi ukuntu wambabaje byanze nagiye kubona mbona icyana n'ibibido kiba kiraje navuze umurezi yarambwiye hano ambwira ko aveve hano ambwira ko iri ari nk'imbeba kuri we ubu koko nawe byakubaho gute ibyo nkubwira kandi byumve koko byakubaho we nayo nizi umwana si ukuvuga ngo njye wane nize wari unyizeye nibyo ndabyumva kimwe nuko nanjye nari nizeye ko misiyo ndi buyikore none byapfiriye ngize ukuri banza unyumve nyine ubwo wabona wagiye wanyweye bya bimogi byawe urumogi ntabwo nigezemo ahubwo wowe dore ukuntu byagenze kandi nawe ubyumve unyumve neza ngize gutya mba namanutse nitere kuri ruriba hariya ngeze aho bavomera amazi akana koko ndakareba ndakabona none kukica byakunanije iki buretse se ariko ngiye kubona mbona haruguru haturutse abantu baje kuvoma umvira haturuka abantu baze kuvoma ndagategereza nkuko urabona ikirura kwa kundi cyategereje umwana w'intama ko yikubita mu mazi ngo gihite gihwikira urakurikiye ndategereza ngiye kubona mbona ndamo baravomye barazamuka we wabigenza ute wababwira ngo mwegereyo ngo kano kana ndagashaka ubwo uko nari nizeye ko byakemutse erega ngiye kubona mbura umwana araje ati mama mvuye kuvoma ye baba umujinya wanyishe mpa amafaranga yanjye mpa amafaranga sinagwaye avance urunyumvira abo bagore sinagwaye urabihakana avance narayibonye umva rero byaferinga bitaferinga iri joro ubwo bakora rubikemura kuki utambwe ku mwana rero nisugira ari mbizi ntago nari mbizi nakuba mbizi se mbe nabyo ubu uvuye mu nzu sinkomanze ukava shajye byihorera niyo mpamvu rero dufite kugomba kugira ute kurara tubirangije ataragira n'undi abibwira ujye ubona gukina misiyo n'abagore umva nkubwire tuza umubare w'abantu ufite mu nzu umenye ngo umwe agiye kunywa undi agiye kunyara undi yagiye gutashya tuza ariko wowe icyo usabwa ni kimwe ni ukurara ubikemura wowe bindekere noneho ngiye kubipanga urumva telefone ya ntiveho ubwo ari wowe ugiye kugenda uhita ujya muri za ntuza zawe ntabwo se ntari kutwumva ubundi byose byicwa namwe wowe banza wumve najya he iriko dutararangiza misiyo urajya he ikaba ntanga ko bigira biragusaba iki igihe ugusaba akazi gakomeye uyu mwana kuva amaze guto ashobora kuba yatwumvisha byanze bikungoya byanze bikunze cyane niyo mpamvu ugomba kukica kikavaho urumva nk'ubu sinari ko kiri aha ngaha yagiye niyo mpamvu yagiye uyu mwana ntave hano urakurikiye umureke umugumeho ntatarabuke cyangwa ngo akine n'abandi umureke noneho ku buryo ngiye bijyanye turajya tubipanga kuri fone ntuyikuraho se ubwo ari wowe oya ntabwo ndikuraho ariko ndikuraho narariya bose yawe naza reka noneho nkwizere ko nta handi mfite nyine narongera ngire neza noneho ubwo ntiyeme wowe uramucungisha ijisho ku buryo atakagira undi muntu wa rubanda aza kubwira iyi nkuru ko impamvu mbikubwiye ni uko ashobora kuba yatwumvisha byanze bikunze yatwumvisha kandi ubiko ko yanakumenye arakuzi urakurikiye yego iyi mibare y'abagore uyivemo izera ariko ubu ngubu umenye ko wowe ko byari byakunaniye se wowe ko byari byakunaniye wowe ko yakunaniye se wowe kuko utabashije kumwica cyo kabinzana okay tubireke ibyo tubireke ngiye undekira akazi kandi ujye wemera ko ibintu ushobora kubikora none ejo ntibikunde guferinga birashoboka we mucungisha ijisho numara kumucungisha ijisho ibindi ni kuri fone twajya dupanga kuri fone ku buryo uri buze kuza kumbwira wongere ukore misiyo nka kuriya kugeza ubwo gahunda izacamo sibyo ntuntenguhe utenguha gute se sinjye uje kukwibwirira hari ubwo mpamagaye sawa mugi mpamagaye uya mureke dureka mukabina biteza mwana wa
bite byanyu? Amakuru ko muhagaze hano hakinze? Mama yakubwiye ko tuzaza tubona haje umugabo tujye tuhita dusohoka. Ubundi se mwebwe muyobewe ubwenge? Hano harimo umugabo se ubundi mwaba mumaramo iki? Ahubwo nazajya naza mujye mushaka ukuntu mugenda. Ubundi se mwebwe muri kumara iki mo hano? Ahubwo muve hano iruhande. Soni muraza murajya kumviriza, murumviriza ibiki? Ntimuzongera, ahubwo nimuzajya muba mufite naho mujye mugenda. Nk'ubu muba mwabuze ibyo mukora. Nk'ubu iyi tuwarete ugiye, iyi tuwarete ntiwagenda nk'aho w'agakobwa, ntiwagenda ukakora ino tuwarete nawe ukajya kuvoma. Ubu muba mwabuze ikintu mukora hano. Mushake imirimo mukora vuba. Niko bite byawe? Ni byiza. Inde? Ubu ngubu tugeze mu kwa kangahe? Kwa kane. Mu kwa? Kwa kane. Reka kunyishyira mu kwa kangahe? Kwa munani umwaka ushize. Ubwo hashize amezi angahe? Umwaka urashize. Ugiye gushira. Yego hano bivuga n'amatama. Umwaka urashize ugiye gushira. Erega mabuja wajya umenya ko amafaranga yabuze. Njya kubaka hano njye narikopesheje. Birumvikana mbese ko mufite amazu menshi ya za Kigali nta kibazo cyo gukena muhura nacyo. Twari murebye ukuntu tuba tubayeho n'ahangana kuri batugirije impuhwe. Mu kibazo rero ubwo ntabwo dukodesha n'abakene. Bakubyumva? Ngo inzu yanjye yambwiye ngo iki? Ariko mbere nakwishyura urabizi. Wagira gute? Narakwishyura. Hanyuma amezi ashize naya nyuma naya mbere. Nesa ya nyuma se naya mbere ariko nzamafaranga nzayaguha. Nzayaguha pe kuri nzayaguha. Icyo nshaka oya. Reka nkubwire. Umurimo wo kwihangana warananiranye ahantu hose. Nta muntu ukibaho ukihangana kuko ntabwo twavukiye kwihanganira abandi. Sinzi noneho uyu munsi uko byagenze ndabona waje wariye amavuta. Ikigaragara nuko waje kunsura. Twari tumenyeranye. Nakwishyura nicyo nashatse kuvuga nsanzwe nkwishyura. Ikigaragara nagucishije make nitwara neza urangije utangira kuntondagira ujya ngana nawe. Ndavuze ngo mbare kabiri. Rimwe kabiri. Ubu turi ntuhaye iminota 30. Ubu wasohotse hano. Biravanze kwihuta. Biravushaka tujye twumvira. Urabona koko ibika urantunguye ibintu byanjye sindabitegura n'iki urabona shaka najya. Gira vuba. Basi reka gusaba ikintu kimwe. Mbabarira pe ndakwinginze nawe uri umubyeyi mbabarira ndakwinginze fasha sibyo? Mbabarira pe. Bose narakurakaje maze mwamazi menshi biranumvikana sibyo? Ariko jimenya ko n'amafaranga yabuze. Basi mfasha unyemerere hari umuntu nabwiye ejo azaze antwaje utuntu twanjye. Ejo rwose ndagusezeranyije sinzakurarira mu nzu. Ntabwo bishoboka pe. Ariko abantu mugira n'agasuzuguro. Mbura amafaranga, mbura inzu, uranayibuze. Ubu hariho umucanga. Bayo hano umuntu w'umugore muzima. Ibi ni ibiki? Ibi reba hano hano kuno hasi. Reba iyo toilette kunisa. Na toilette n'imbura yagiyemo. Na hano hose n'imbura yagiye. Wowe icy'ingenzi ni icyo. Oya nta cy'ingenzi. Gira vugi. Mabuja mbabarira umva nkubwire. Mubone hanze. Basi sereka kundangariza reka no kubyerekana amafaranga yako nyemera. Mubone hanze. Amafaranga yarako ndayemera sibyo? Ndayemera pe mbabarira. Basi ndagusabye ndanakwingiye mbabarira.
nakubwiye ko nta minota myinshi mfite hano nkubone hanze. mabuja wambabariye mbabarira pe ndabyumva warakaye ariko nta kundi ideni ndaryemye sibyo nyemerera ejo umuntu azaza kumfasha ampaza utuntu twanjye rwose ngusezeranyije ko nushaka uza saa 12 za mu gitondo yarubika urasanga nagiye koko ntuzi ntabwo nkubeshye. Mfite gahunda yihuta ngiye guca mu bandi bantu ndeba abantu bigize nabi nkawe banze kwishyura kandi narahubatse hangoye ibikorwa njya kubikora nari navunitse rwose birumva ntago ari byiza kuza mukina mu mari z'abantu muranyumva ndagiye ndabura iminota mike nkoko niyo ngoma mu gitondo saa 12 ndagusanga hano turabonana nta kibazo ikindi ugomba gusigura urugo rwanjye rukoze amasuku urabyumva yego mabuja ndabikora sawa